Halo bakunzi ba Diamond TV, mwiriwe mute mumeze mute? Nk'ibisanzwe turagutse kuri mikoro zacu ngo dukumye kubagerazaho amakuru ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uwo mubona kuri screen zanyu uyu noneho ngira ngo muramuzi, mumwe mu ba social media influencers cyangwa babandi bakurikirwa n'abantu benshi ku mbuga zabo nkoranyambaga, nta wundi ni Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadia. Uyu mugore noneho yagiye rero akora ibara arahatwika, ariko abafana be nabo umva mwagira ngo bacitse urondogoro, baravuga nyuma yuko ashyizeho twituvuga ngo utwana twose twigize njyewe. Ayaremo avuga ko abakobwa bose ubu ngo bamwigana, cyangwa abakobwa bakiri bato bose bamaje kumwigana, basureyinga cyangwa bakora ibintu nk'ibye. Ibi rero amaje kubibona yahise agenda kuri Twitter ye arandika ngo utwana twose twigize njyewe. Akimara kuvuga ibi rero abakobwa batandukanye cyangwa se abakunzi batandukanye cyane ariko abamukurikira kuri ku rubuga rwe rwa Twitter bagiye bacika urondogoro cyane ko uyu mukobwa akunze kuvugisha abantu yashyizeho amafoto. Murareba nkayo ngo mubona kuri screen zanyu, amafoto navuga ashotora cyangwa ashotorana agaragaza ibice bye bimwe na bimwe, navuga ngo ni ibyibanga, imiterere y'umubiri we, amwe mu mafoto akunda no gucumuza navuga igitsina gabo. Uyu rero akimara kuyashyiraho, amara gushyiraho iya tweet nababwiye ngo utwana twose twigize njyewe, abantu bagiye muri komenti baramusubiza bamwe bakavuga ati Shadibu zadusaza, abandi ati ariko wigize iki, kuki wibona cyane. Bagiye rwose barandika, twabisomye turaruha ariko twafashemo bike namwe kugira muze kwisomera. Twagerageje gukusanya bimwe ku bisubizo bagiye bamuhereza kuri ya tweet yaramaje gukora, kugira ngo murebe nyine buryo ki yabyukije imitima cyangwa se imbamutima z'abantu. Yagiye rwose navuga ngo yahakongoye hahiye, abantu baramukurikira barasoma, ariko ukibaza abakurikira abakobwa bamwe nyine bafata umwanzuro wo kwigana Shadibu. Kuki bamwiga? Ni ukumukunda cyangwa se hari ibidasanzwe bamwigiraho? Twe ntitwabimenya, ntabwo twabimenya, ariko burya amaso araguha. Iyo ureba umuntu ibya postinga, rimwe na rimwe bishobora kugufasha kumenya ngo who is she cyangwa se who is he, ninde uwo muntu mu buzima busanzwe ninde. Nguwo rero Shadibu muri kuri screen zanyu. Tugiye kubereka rero nyuma y'iriya post ibyo abakunzi be cyangwa abantu bagiye batandukanye bahise bagenda bamusubiza. Bamwe byabababaje, abandi birabarakaza, basubizanya umujinya, bamufata nyine nk'uko mugiye kubibona, ariko nta kundi. Shadibu niko yitereye, yashyizeho post abantu baravuga. Uwo abantu bahise uwa mbere yahise agenda avuga ngo witwa Fazari ngo wese uri iki, undi ati ni Slay, ntiwumva ibyo yashatse kuvuga ngo haha burya se Shadibu ni simbivuze nawe isomere. Abandi ati kabwirwe n'ibiki, cyase ni ibintu bimeze nk'ibitutsi. Ariko abantu nyine social media nazo ariko basigaye ntibagihisha amarangamutima cyangwa se ibitutsi bifitemo. Abandi baragena ati urugero rwiza, urumva ngo n'umukunzi we, undi ati yashyize icyo gifoto cy'umutwe urimo ubusa, umutwe urimo uzugo nawe mu bicyo bisobanuye. Undi ati violence ntabwo ikenewe. Barakomeza, undi ati I don't know why baby, ukuntu wamfasha amatwi. Yashaka kwerekana ko ngufasha Shadibu, wamfasha amatwi, ariko Shadibu unyumiriye tabi. Undi ati kuko woroshye kukwigana nyine, ati niyo mpamvu nyine, urumva ngo niyo mpamvu nyine abakobwa bamwe bigize nkawe. Ngo gusa nabwo ntabwo igihugu kigeze ba Shadibu bose cyaba kiri mu igihugu kigeze ba Shadibu bose ngo cyaba kiri mu kaga gakomeye. Iyo ni post nyine uyu nawe yakizeho bitewe n'uko yaramaje kubona iriya post ya Shadibu, umukobwa ukomeje gusaza igitsina gabo ku isi hose. Ubwo ku isi hose byarenze umupaka, si niyo ngo nibyo mu Rwanda gusa. Iyo urebye muri East Africa, Shadibu ari mu bakobwa bashyiraho posts abantu bagashamaduka, cyane urubyiruko ariko rw'igitsina gabo, nubwo baba barahinduye amazina. Ubita ngo mu Rwaneza Innocent yavuze ngo kugukurikira wowe ni nko gukurikira igicu amaye, ukajya muri direction runaka ukurikira igicu kimeze nk'umusozi, ushobora gutungwa n'ibindi. Nawe gisubiza inyuma wisomere. Uyu nawe yaje kumbita uriya muntu wambaye ikanzu y'abageni urimo akora kujisha atanga kera ibyo twitaga bira twabyitaga gute, ubanza twabyitaga ngo ni ibinogoro, ndashyiraho brosada mubi. Ariko my god, brosada se urazisobanukira ko nanjye nazirebye
ngashoberwa. Ariko by the way uyu mugore rwose umuma w'abana ngira ngo ni babiri ni mwiza pe, reka ajya avugisha n'ise titize uyu mugore ni mwiza, ngo uzana ibisitaza uyahise avuga ngo uzana ibisitaza wese azabona ishyano, ni ukumutega iminsi. Ntukabikore brother, uri star erega inyenyeri buri ngo buri mukobwa wese yakigira mbega post, mbega maso, my god, mbega buri kimwe. Izi post nk'izi rero buriya zisaza abantu cyane kuri social media, zivugisha abantu cyane. Nawe rero igihe cyose ukoze ibintu nk'ibi uzamenye ngo abantu ntibazaceceka, bazavuga. Undi yavuze ngo Shadibu wanzengereje kabisa, undi ati utwo twana twose twigize wowe yutubwira uti ingendo y'undi iravuna. Mwabyumvishe, nta kwishinga ibintu bya Shadibu, ushobora kuzabyishinga wakambura ubusa cyangwa bagaragaza imyanya yawe wenda wifitiye inkovu, amahwa yarakwisha abantu bakagura urwamenyo. Ntimukishinge Shadibu, uriya muntu arababwiye mwimwishinga buriya ingendo y'undi, ngo ingendo y'undi iravuna. Undi we yaje ashyiraho udutangaro twinshi, undi aravuga ati kiretse ngufashe ntumaze ibyo yamukora, ibyo subikuye he? Ariko rwose abaswa ni nk'abasazi. My god brother, ntugatukane kuri social media. We nimbibi yabikoze ukaba utabyumva neza, basi jya wihangana. Ariko ngiye ibi ngibi mba nabizanye kugira ngo nyine dukomeze twirire show, cyangwa dukomeze twirire ikirori. Isi niko imeze, amaso yacu yirebere, ngo bizaturenga utwo twana kuki ntabwo bizaduhira rwose. Uyabuze ati abo bana ntibizabahira, si wumva twose twigize udusirimu nkawe se? Uyu baramubura nk'umusirimu. Erega ngo urinda nawe wuzuze. Ibyo bintu ni bibi rwose, ntugatuke umuntu kuko you don't know what, ntabwo uzi what behind, ntabwo uzi icyakora uyu muntu. Uyu we biramwinjiriza, biramwinjiriza. Niyo mpamvu natwe twafashe tukamukoraho inkuru nk'iyi ngiyi, ni uko uyu muntu bigize gute biramutunze. So nawe rero wafata igihe, ndabizi ko nabo bafashe igihe ari gukamureba. Undi yese avuze ati ubwo bisobanuye ko uri role model w'utwo twana. Ariko nibyo, nimba nyine bamwigiye uri role model, wowe se uruwuhe ko nawe ubugwirira ni iyo tiyo mu bigage wa brother. Ntugakabye Shadibu, ntabwo cyangwa ibigagesha. Urumva tudapfushije abahagaze. My god, nk'abantu ngo bapfuye bahagaze, abakobwa nyine ngo bamwigana bapfuye bahagaze. But ladies, mbere yo gukora nk'ibyo akora, jya ubanza nawe wicara usesengura ibyawe, ubanza urebe. Ariko birambereye unibaze ngo why does she do it, kuki we abikora? Ntugapfe guhubuka rero nawe ngo ugendere mu kigare ngo nabonye Shadibu yakoze ibi, ngo nawe ugende uguruke umere amababa nawe ugende umere nkawe. No, njye mbahaye inama nk'umuntu w'umusaza, mujye mubanza rata musesengure, mukuremwo ibyanyu. Undi yagize ati uko twakwigira kose ntitwagira wowe, ntago mwanganye ntabwo ibyo njya mbisoma. Twigize udushadibu ntitwigize Shadibu. Yego kandi ubwo wumva babyitwa kubera ubwamamare bwawe bwiza, ndabakomeshe. Yego yaramamaye, ariko umugore ni mwiza aranabyemera, kandi nawe ubirebye uyu mugore afite ikimero rwose pe. Nawe ubirebye niyo utabyemera waba utemera, ariko uyu muntu Imana yamuhaye ubwiza, gusa uburyo bukoreshamo rimwe na rimwe ubona hari ukuntu nyine bicarenjinga abantu bikabavugisha. Kandi ubwo ngo bigize wowe kubera urugero rwiza, kuki batavuze Yoro the Queen? Ntazwi. Uwo Yoro the Queen ubwo nawe tuzamugarukaho, uduhaye indisho, uri role model nyine, niwo musanzu nyine ngo wabahaye, n'ibindi nawe ubona hasi wisomere. Ariko by the way umugore azi no kwifotoza. Iyo urebye amafoto nawe ushobora gucika ururondogoro cyangwa ukavugishwa. Undi yavuze ngo keretse ngo utwataye umutwe kubera urugero rubi waduhaye. Uruhe rugero rubi brother? Jya uruvuga. Ngo Afrika yarantumye kukuririmba uzamukome n'ibindi. Icyo mukundira ntabasubiza kabisa. Shadibu ni umugore upostinga poste ye mukavuga ikabavugisha, ariko kugira ngo uzabone yagusubisha turaho nibereye. Wowe ujye umukurikira wirebera uburyo aba yahacanye. Uwo mukundira icyo mukundira n'abasubiza, utwana twose twigize utugoryi disi ndabikunze. Ubwo zushatse kuvuga ko Shadibu ari nawe wuzuze. My god, ibi bintu bizorohara. Ariko iyi mihanda turabona irimo igenda iryoha uko iminsi igenda ishira. Iyi mihanda irimo iraryoha rwose. Ngo yewe ntacyo narenzaho roll. Sumbaza icyo avugaga ngo wibahetse ngo abayigisha uwahetse kuraje ku murimo urimo. Ego nta mbuto urimo kutwerera n'ibindi ngibyo. Ibyo nyine post abakunzi bagumya
gushyira twe twabwiye ko The Moon TV twebwe tumeze ubundi nka za maneko ya Spice brother, twe turagenda tugacukumbura, ntabwo dusinzira, nta mbuto urimo kutwerera rwose. Aho ngo ndiko yavuze urashaka kuzajya batanga umubiri nkawe, ibyo ntabyo nzi ngewe, yewe ntacyo narenzaho, ibyo nabivuze. Ibyo wibahetse ngira ngo iyo ni ya tweet igarutsemo kabiri twe tumaje gusoma, ariko nuko nyine buri wese nikabyumva, ikintu cyose umuntu akoze buri wese ashyiraho amarangamutima ye, no kuvuga uyu nguyu we nuko nyine yabyumvishe, ariko kandi ntabwo twamubuza. Ngaho nsuhuriza njyewe ati ngaho nyisuriza njye twaraburanye, undi ati ikibazo wowe usigaye warabaye mwinshi, yego umenye umeze nko kukubagana mpaye nka Nyagasani. Ubwo se uri role model w'abana cyangwa uri ikigusha abana iregura bashuka? Mpaye nka ubu uri mu kazi kose kabisa, waba ari mu kazi nababwiye se. So bakozi ba Diamond TV rero ni byinshi twasoma, nawe niba ubishaka nyarukira kuri Twitter urebe uwo bita Shadibu 92, niko yitwa kuri Twitter, kuri kubona kuri iyo foto niko we yitwa. Nimba ubishaka rero wagenda ukanyarukirayo, maze amaso nawe ukayagaburira, urabibona kuri iyo foto nuko yitwa kuri Twitter. Ubishaka nakubwiye ngo naguhaye reference cyangwa naguhaye wakura amakuru, genda kuri Twitter umufollowinge cyangwa se umusearchinge urebe tweet ziwe zose, urabibona. Umukobwa ubanza ari no mumanyura amazi, dore icupa imbere ye ku iyo foto nyine idasanzwe. Diamond TV nakagaruka, mukomeze mukore subscribe, mukore share ndetse na comment, mu nyine byo twahindura mwatubwira. Reka mbabwire ngo Imana yo